Yes, reka nongere mbahe ikaze kuri Mugisha Group Time mbifurize ibihe byiza. Nizere ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye. Ni Mugisha Group Time rero ni ntamunoza Calixte ariko uyu munsi ntago ndi jyenyine ngira ngo mwabibonye ko ndi kumwe na mugenzi wanje. Tugiye gufatanya muri aya makuru atandukanye nguhaye ikaze. Murakoze cyane. Amakuru ni meza cyane. Iminsi yaribaye myinshi bari barakoze ku Mavubi. Nderukana ku Mavubi. Ariko n'ubundi Amavubi na yacu n'uyu munsi turayagarukaho. Reka rero tubanze tubagezeho inshamake y'amakuru tugiye kuba atugarukaho hamwe n'umusesenguzi wacu DJ Manudi. Aya makuru rero turaza guhera hehe? Turahera hano mu Rwanda. Duce kuri Clement, uyu n'umukinnyi wa Rayon Sport Nigena Clement aba akina mu bwugarizi bwa Rayon Sport. Yagize byinshi atangaza harimo nuko abafana ba Rayon Sport bagomba kuba hafi ya ekipe yabo muri ibi bihe bitoroshye. Mu gihe amakipe ari mu karuhuko harimo treve international, amakipe ari kugenda akina amarushanwa atandukanye y'ibihugu ubu rero ndetse anakina imikino ya gicuti, mu gihe u Rwanda rwibereye mu rugo rwose rutaranabona umutoza kugeza ubu ngubu. Amakipe ari gushaka imikino itandukanye ya gicuti, amakipe arimo Rayon Sport ndetse na APRFC ziri kugenda zishaka imikino ya gicuti kimwe n'andi makipe yose ari muri no shampiyona mu rwego rwo kuba batyaza abakinnyi babo muri rusange kugira ngo shampiyona izakomeze bameze neza. Turongera tugaruke muri Rayon Sport kandi ikipe biravuga yuko igomba gufata umweyo igakubura abakinnyi benshi bagiye bafatwa nk'abayituburira bakaba baraho bafata agafaranga katari gakeya ariko kandi umusaruro ari nkene. Rayon Sport ishobora gusigarana abakinnyi bake cyane abandi ikagenda ibasezerera. Turaza kandi kugaruka ku Mavubi. Amavubi akomeje gushakisha umutoza, ese bigeze hehe? Nyuma yuko rero Ferwafa yashyize hanze urutonde rw'abakinnyi bagiye basaba. Turaza kuba tugaruka kuri aya Mavubi yacu muri rusange. Turaza kandi kugana ku mugabane w'Uburayi aho icyizere cy'Ubutaliyani cyayoyotse kikagenda gishiraho nyuma yuko rero iyi kipe imaze gutsindwa na Macedonia. Iyi kipe rwose ntago tuyiteze kuyibona mu gikombe cy'isi kizabera muri Qatar. Rero ikaba ari ikipe y'igihangange, ikaba ari ikipe itoroshye cyane isezerewe izareba icy'isi ku ma televiziyo nk'andi makipe yose. Ni mu gihe Portugal yo yamaze gutsinda Turkiya ikaba itegereje umukino wa nyuma nyine kugira ngo irebe yuko yazakomeza. Bisobanuye yuko Portugal izahura na Macedonia hanyuma habakishakamo ikipe izakomeza mu cy'isi. Ibirumvikana turaza guca muri Arsenal ikomeje kugenda ishaka rutazamu Edwin Nunes. Rero iyi Arsenal ikaba ikomeje kugenda imurambagiza. Turaza rero no kuca muri Manchester United ahejo rero yagiranye ibiganiro n'umutoza wa Ajax Amsterdam imusaba rero yuko ikamukoresha ikizamini cyibazwa kugira ngo irebe ko yamuha akazi muri rusange. Aya makuru rero kimwe nandi tutagarutseho turaje tuyasasanure tuyave imuzi n'imuzingo na ni nyuma y'akaruhuko gato cyane tugiye gufata. Yes, rero reka aya makuru yacu tuyarambure nongera kuguha ikaze muri studio za Mugisha Group Time nyuma y'igihe kirekire tutabonana. Urakoze cyane ko twaje dushimiye abadukurikira nyine iminsi myinshi. Reka rero aya makuru yacu tuyarambure. Nigena Clement ati rwose bafana bacu, bafana ba Rayon Sport, abakunzi bacu bose nyuma y'ibihe bibi turimo, nyuma yo kubona resultats zitari nziza igihe kirekire, ati ntago ari cyo gihe cyo kudutererana ahubwo nicyo gihe cyo kuduba hafi. Ntaho bazajya. Ndakeka ibya Rayon Sport ntago sisageje mu uyu munsi. Cyakoza n'ubwa mbere bageze uyu munsi ku mwanya wa gatanu hariya. Muri wa gatanu ariko nabwo za ziri inyuma aho ngaho kugira gutyo karangiza ku mwanya wa karindwi ngo yarangije ubushize. Ibyo Clement avuganye birumvikana. Abafanaga nabo bacika intege kubera iki? Nimba imaze imyaka 3 idasohoka. Idasohoka n'ubwa mbere bibaye nyuma ya genocide.
ndakeka n'ubwa mbere wenda sizi ko bimeye kuva Rayon Sport yabaho. Ubundi yari Rayon Sport yasohokanaga na APR byari byarabaye nka formule atarakona mukura nibyo byaje gucamo bisohokana birasohoka na polisi yarasohotse ikagigendera no kuri tike ya covid na etenseri irasohoka icyo gihe. Ibyo Clement avuga birumvikana abafana nabo bacika intege sibyo nimba umbwiye ngo ushetanije ku mwanya wa 7 umunsi ya 5 kire cyo gusohoka n'ubundi gice cyane iri gutsindwa na irimo gutsindwa ikanga za Etwari ibintu mu twatuzike kipe ivuye muri deuxième division ikaza muri première division ikazamuka byaga ari 7 8 misakiste turazibuka tego 8 ikipe zige zamuka zikomeye se cyangwa none ahubwo nizo ziba zisanze zoroshye. Ikibazo rero wenda sinabuka ikipe wenda zo cyane zikomeye kiriya gihe ako mu ijambo rimwe wenda ekipe zose zigaye zireshya nuko ikipe zo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri ku rwego rukubwira nde niko mbibona ndaguha urugero wasanga wenda nk'aka kanya urabona wenda harimo Etwari ikuzamuka ushaka gusanga umukinyi wa Etwari muri 10 babanza muri Rayon Sport Etwari wasanga umukinyi umwe yajyamo umwe se ahubwo ndahera kuri muzamu wa Etwari Rayon Sport ajyamo agakina akawufata kandi akawuhamya ako kiryagiye mu gihe cyabacacara na babedi Mpurenda ntago no kwambara jezi ariyo ntago byabagaho no kujya n'imyitozo yayo yes n'imyitozo ntago byaga byashoboka ugafata zakista zicyo gihe nta tutanaziza zizanye abanyeshuri tesukure bakaza agatsindwa yazamuka kari ibitego 7 ikari 8 n'ubundi zasubirayo ako bakakazanga ikipe deuxième division première division nyinshi zimo zareshya bivuze ngo yabafana bari kugira impunge abashiri kugira impunge nabo ntago bize n'abakinnyi ubwabo ako icyo Clement avuga hano namwumva nuko inshuti nyanshuti ibona mu bihe nk'ibi bikomeye ndabyumva inshuti bari bikomeye bizarangira ryari Rayon Sport igeze kimwe cya 4 cya CAF Confederation kuva igeze kimwe cya 4 ntiyongera gusohoka umufana arihanganya ikaroma ntiyasohoka umwakuje ntibasohoka naho bagiye gusohoka abo bategeza ihanganye na Liverpool yamaze imyaka 40 itazo ko igikombe cya champions gisa ariko abafana bayo bakomeje hati abuzagenda wenyine Liverpool nubwo yamaze imyaka 40 nta gikombe cya champions yatwaye ibikombe yafitwe mu Champions League hafi ebyiri yagiye igera mu mafinali ntago amaze imyaka idasohoka bitandukanye bya Rayon Sport hanga tunaho ikipe n'abakigwari barimo kwiheba ntabwo uri capable kubafana ba kuko ndago nkubye rwave sibyo Rayon Sport ndetse wenda akakanya igiye kujya gukina ntabwo zikiri butsinde nawe uri mu bantu bahamya yuko n'icyo amahoro itagira gutya ngisubitse none se ndaguha urugero nabyo biragoye hari Rayon Sport hari Tokyo hari APR FC hari Kiyovu Sport Kiyovu ni ya mbere APR FC ni ya kabiri ekipe imwe izarata igikombe Buriza uzana ku cyamahoro izaba yasizoye ku cyamahoro arega biruke ko buriya na za AS Kigali na polisi nagari ikipe nazo ntago waziheba kuko ndawugerwa wenda nka APR FC sibyo iramutse ibuze champion ikabura n'icyamahoro yaba yasigaye ntabwo byabipfa kubyumva nire gusanga mu myaka ishize nka 20 n'ingahe kuba PG hano mu Rwanda ikivutse ishuri itasohotsemo yaba ari nk'imwe yaba ari nk'imwe hafi aho ngaho ari nk'imwe cyane hari haje systeme ya Kanyarwanda nimba temwe za yari kiri kwiyubaka ishaka aka kanya equipe yagize 50 itari yatsindwa kabaragaye equipe imaze 50 idatsindwa ntago isohotse biragoye cyane ngo Rayon Sport ngo igiye ibuze champion byamaze kurangira igiye kucyamara gitwaye nacyo kiragora ariko match banza ya championnat APR yawe na Rayon Sport yatsinze imwe inganya indi Kiyovu yakubise ari retour asigaye aho ngaho nazaye Kigali size uburyo yaziguyeho na polisi yarazigwiriye ntabwo ariko hari Yusuf hari onana yagiraga gutya kugonga ibyo Clement avuga nk'impunge dafite nk'abakiringi nge namwumva namwumva ko deje nabo bamaze kwiheba nabo kwiheba ikibazo cya Rayon Sport bigoye ko aka kanya wagisobanura kuko iyo urebye abakinnyi ntago ari beza cyane bo ku rwego rwo gutwara igikombe ariko nanone ntago ari babi bo kuba ba 7 cyangwa se aba 5 erega reka nkwege sibyo ibintu bya Rayon Sport ukuntu bimeze kumwe ngo equipe afite siki ako si kukamubara equipe afite ubundi tuye kwa ku mazina ntibajya imbere ya Kigali ntibajya imbere ya polisi ibyo birahagije
kumwe ngo rero kumwe n'ubundi ariko nagifite abakinyi babi twumvikane kandi twumvikane mu minsi yashize fata tuziyo sport irijyane mu tipo mu president wabo bitaga Habira Kaisaidi urayibuka ufatira Rayon Sports kimwe cya kenshi ubundi abantu yabamuvunye kompani yingi ninde wajyamo bo ariko unarebye urwego rwabifite kugezana n'ubu bariya bari abakinyi babagabo bari ku rwego rwo gutwara n'igikombe nje cyo ndi kukubwira ntabwo bari ku rwego rwo gutwara igikombe n'icyo none se reka ariko nubwo bari ku rwego rwo kuba ba karindwi okay no se ubona Rayon Sports nabipfira he nje mbona bipfira mu buyobozi bwayo nabahanga cyane mu buryo bwa administration mu buryo bwo kujera company kujera uburyo bwo kuyobora muri rusange ariko simbabonemo ubuhanga mu buryo bwo kuyobora equipe reka nkweke kuri iyo sport kibazo mu buryo bwo kuyobora equipe tuvuga wenda niba umuntu ashoboye kuyobora company runaka ikaba ya successing ikitwara neza ikanunguka ntabwo uriya muntu waba sirijana kwijana yuko nanone n'umutero muri ya company akaza kuyobora equipe iyo equipe izatsinda equipe n'izindi business ikibazo cyayo rero kumenya ngiye kano kanya Reyo ikintu gisabwa ni ikintu kimwe ndavuga ku ruhande rwanjye ishaka abayobozi bafana Reyo bakunda Reyo bavukiye muri Reyo n'abandi barayikunda ariko urwego rwo kuba bazi umupira n'uruhe ndashaka kuguha impamvu ngisi byo dufata urugero nimba ukunda umupira hepfo habaye match ujya kwireba nimba ufana equipe urafata kaje uje wishyuje kwireba ufu ukunda umupira ntago wajya mu kazi runaka hari fane match ntago wabishobora mu gihe undi we avuga ati nje ntago ndi muri babana batoragura imipira kujya naho ni nkabo ngabo bivuze iki sasa rero Rayon Sports ni abantu babafana bayo bayikunda bihoza ku mutima bakane niyo mpamvu n'abakivuna bacika intege nuko n'aba president babona ubona ko nabo batarisho ndagurugero fata nk'abantu baje bari Kristo bakingi ba Rayon Sports tubwizanye ukuri Rayon Sports hari nuko biracangacanganye nimba bundi equipe kutubizo bundi equipe kugira ngo kibuga ifitemo ba master ba mitima izacu ugasanga abantu nka batandatu ku mwanya ndashaka impamvu ruje sibyo simuze ko Rayon Sports wenda ukikipe ndiciritse cyane ukuntu tufata uko nguko yuko mwanya ku mwanya wa karindwi nikiba mugaye mwenda n'ubuyobozi nabo mbugarukeho wenda dufata nk'urugero ni gute umbwira ufite umukinyi nka Yusef ufite umukinyi nka Onana arega ubundi buretse twumvikane bagucika gute ubundi icyo mbona ubundi yuri umubyeyi iyo uri umuyobozi w'igikorwa runaka cyangwa tufate equipe kuko n'ubundi turi mu mupira dufate equipe uri umuyobozi wa equipe akenshi biba ari byiza iyo ufasha abakinyi nk'abana so ufite umwana ukamwirukana iwawe ngo yakunaniye cyangwa uragoragora je shaka do ngibi nanjye ngibi buriya kimwe nka Rayon Sports muri bakinyi bazanye nk'imera ni Yusef ni Onana batipe n'abakina abafana ubwabo babaze kugaruka icyizere warabibonaga ariko akakajya ku kibuga ariko akanya nivuze ngo Yusef ngo nagende ngo icyo gihe ufasha equipe ugatangira kuyimanaginga nka company ifite umukozi natubahiriza amategeko uramwirukana oro equipe buri hazama akantu ko gufata abakinyi nk'abana bawe akaza mukananiranwa ukamufata ukakora kosa hajya haba abakinyi batumva benshi turabazi akuriya kwa Reyo Reyo ubundi bamufata Yusef cyane barabonana ikabicaza hariya bagashwana bakabashyira ku gatebe bakabashyira mu kibuga bagashwana bakiyuga gukina uko nguko aho bati ndatashe taha ukabata ukuntu ba Beckham na Baruni bari bameze muri za match fata nka Pogba ashobora gukina abatoza barashwana akajya kuri bench zakabakona kaba Pogba ariko naka kanya special jihari bari abana n'abajihari barazaga n'abafata kwa mu kibuga ati kipe iratsinda akanacenga n'abantu tukanafana akanya ashaka mu kibuga uzabukine ukamuha fata mu tipe opare gatanu Dinjeke football ari n'abatubuzi nabo rero abantu wenda warizaza ariko Dinjeke we n'umutubuzi basanugo bajya gushakira kinyi Rayon Sports barayibeshya ukibaza bashobora kuba bakubirana nuko umuyobozi wa Rayon Sports kugeza ubu ngubu atazi iby'umupira ndiko bimeze ukibaza ngo nimba equipe ije gushaka umuntu mukiri sibyo ari umucinyi gushakira abakipe ajya ku kibuga abamukiye akamushima akareba ukuntu akina akaza akabatina mu kimi nta bya test za hato na hato none akakana mu kiyo tuje nani shire tentire ku mutwe ntatakira ikipe kandi ntakiwuhamya
bivuze ngo rero Rayon Sport ikibazo ifite niba si ikibazo nubwo n'ibibazo byinshi rero njye icyo mbona ku buyobozi bwa Rayon Sport ntabwo bayoboye nabi Rayon Sport hari ibibazo byinshi ubona bigenda bikemuka hari uburyo biri kugenda ariko nibura nibashaka umuntu w'umutara mu mupira ushobora kuza none akabafasha kuri zero kwituma wizewe w'inyangamugayo utazajya muri za maguyi nawe urazizo mu mupira wo mu Rwanda reka maze nkubaze twese dukunda ubundi niyo tugiye gudepoza dushaka akazi bakusaba bambe bw'imyaka mu kazi runaka kawasa kubaye nta ko n'uparanto ati kuvuga n'akazi uraza depoze n'uburambe bukazamo udafite uburambe birawe kuba wabona akazi bafashe abantu bashakaga ba Bokota bakaranwa nko bajano abandi babazana babasaza nibabandi bashize ku ruhande urumva ariko se reka mubwire reka ntago waza nje reka mubwire ubundi Rayon Sport abantu barashwanaga bakiyunga bikarangira ariko akakanya niba haje umuntu akakwita igisambo urumva akakwita igisambo akakwita umunyabinyoma hakazamo n'ibindi byinshi byagiye biba muri Rayon Sport tutagarukaho akakanya nawe umuntu ntago yaza kugusaba service ngo yiwe akakanya riyo ntacyo mfana riyo ndumuyebona ikipe ndazikunda ko zakabaye ariko rero niko ikintu kimwe bari bazanye ba Bedi Murenda bakazana ba Jano bakazana ba Cacara bakazana ba tipe ba Rundi bakabasa Rupongo bakazana ba Sanogo ari ni Sanogo we n'umutubuza muri Rayon Sport umunyemari tuwe tubiganga ukuntu ba Diara bakasi no tipe umurundi Rayon Sport ifite abantu bazi gukora amatiro amutipe umurundi Karebu bakana n'undi mutipe bitaga umufite izina ry'umusilamu Lindera Hamisi we yari urukurundi rwego none se abazana bagiye reka ibya Rayon Sport zaya tubigaruka baracyahari ahubwo Rayon Sport ni ukuntu yabagarura bagaruke mu rugo bafashanye n'abafana bagaruka abareyo bashyire hamwe kuko n'abakinnyi bamaze gucika intege kandi abacika intege ari wowe reka tuve kuri Rayon Sport tugaruke ku mikino ya gicuti iri guteganwa mu gihe nabyo turaza kuba tubigarukaho Amavubi kubaka kanya atari mu match amikare turaza kubera iki hanyuma amakipe yo ntago yicaye ubusa kugira abe yokipa abakinnyi batajya kuba basoma gatupa cyangwa ngo bajye kugira ukundi bigenza no mu bagore no mu bikidiki abatireka twe dukina mu match amikare tuzagaruke abakinnyi batyaye bataratatanye ngo bajye hirya no hino ni muri urwo rwego rero ikipe ya APR FC ubu ngubu iri gutegura umukino wa gicuti na Gasogi United rwaba ari rwego rwiza APR yajya kuba uwo ntarasuza kuvuga byinshi ayo ni amabara gute ariko se Gasogi na APR ntabwo birakina no tu bakina ntacyo bitwaye nabwo ni amabara ariko se kangoza Kalista hagati muri championnat kwa bakina match mikare reka mubaze usubize kuvubayeho wenda se mu myaka ingaho bayeho wigeze umva match mikare Liverpool na Manchester ibyo ntibi ariko Gasogi ntago none se ntago ari umuki Gasogi ntago ari umukeba wa APR ntago ari umuki wigeze umva match ya Everton tuke ya Liverpool yakina na Zarizi muri pre-season bibaho no si ni pre-season ibuka ko champion iri miraba inaga iri twumvikanye champion iri miraba ngo jengo APR FC na Gasogi cyapa match amikare ari na mabara wowe ni muri APR ushaka match amikare harimo ibiruhuko wafashe equipe nkazi zo muri Uganda i Burundi ukageza Kongo ukashaka match amikare si byumvikana ntizihure nk'ikipe muri champion equipe muri champion imwe gutumira ngo we akakani champion irakomeye akakani champion iri miraba ufatuje wafata ngo Manchester yakinye match na Real Madrid match amikare ntabwo byabaho nuvuga ngo natwe bwacu ibice cy'imveka cyo kigaragaza kalendari yacu ariko ibi byose biraza kwiferwa kalendari yacu bimeze nkaho ibintu bitateganyijwe bije bikagwira abantu ibi byose biraza kuriferwa kubera iki nimba mu match mikanga iziwende z'ibihugu uva kipe bashyimba abana bakaruhuka badakina bakajya kureba imiryango yabo bakazagaruka nimba uri ferwafa ushinzwe gutega match mikanga twabonye ko Amavubi afite match ibyo ntabwo byaba wakibuka igihe Amavubi akina aheruka gukina match amikare n'igihe cya Centrafrique tutsinye ibitego 10 match ebyiri nubwo ikibazo cyari rero match ya APR FC na Gasogi ntabwo nifata nka match kuko nagashya ngo equipe z'imi champion imiraba none ubyibuke tutaroma na amabara hanyuma Rayon Sport ifite ikipe mushuti wayo AS Muhanga ntekereza yuko ari ikipe
n'ubundi ifite ubufatanye budasanzwe harya Muhanga ari mu cyiciro cya kabiri wenda wapfa gutorerwa aho nabwo ni ugupfa kubyumva ariko kuko ntabwo bishoboka ariko nibura ntabwo bari muri shampiyona imwe natwe twizera gute shampiyona macu impamvu gifatwa cyaba cyabita ni shampiyona elastique shampiyona rimwe iraba ujye gukina match amical ariko ubu nujyana umukinnyi gukina match amical hariya wenda Fatima Rayon Sport ifite wira kuri Kevin Muhire akavunikirayo akavunika amezi anatana ntacyo yavunitse mu myitozo ntabwo ari muri match avunitse match amical nka Muhanga nonewe akavunika kama amezi atanu hawe cya gikombe cy'amahoro cyakibonye cyo tutugezanye ibyacu biba bitangaje reka twigarukire ku Mavubi tujyane rimwe n'Amavubi ndumva ibya match amical wowe utari kubyumva ntabwo mbyumva ntabwo nyemye birabe nimbaje mbikiruko ni break ije mu fata abakinnyi abakina mu kipe y'Igihugu banye bakinnyi abasura famille baje gusura famille kuko navunika nacyamara tukibura utukura nujuza avunga umukinnyi yavunitse iyo fuye match ntabwo yizi ni Muhanga deuxième division wabonye yuko Amavubi akomeje gushakisha umutoza mukuru nyuma yuko Mashami Vincent arangije amasezerano ntabwo araboneka umutoza se ntabwo araboneka ariko hari urutonde rw'abakinnyi bakenewe barimo ba Regis harimo abatoza bamaze kudepoza batandukanye bagiye basaba kuba batoza ikipe y'Igihugu Amavubi wabonye ko n'umutoza wa mukuru arimo na ba Constantine uyu wigeze guca Amavubi akitwara neza cyane barimo gusa ntago aribo turi bugarukeho ahubwo turaza kugaruka umutoza ubu ngubu dukeneye n'uwuhe ese dukeneye umutoza ukomeye cyangwa se dukeneye umutoza uza noneho kubaka ese uwo mutoza araza gutoza bande reka ngusubize gato njyewe nabikubwiye ubushiyemo gusubiramo n'ubu ngubu ikibazo cy'Amavubi ntabwo ari umutoza mbikubwire Mashami ntanze ikibazo cy'Amavubi ntabwo ari umutoza okay hanyuma na Manchester United urabona ikomeje kugenda ishakisha umutoza reka ngusubize Man U Amavubi Rayon Sport mwabantu ikibazo ntabwo ari umutoza oya no mutoza nose kugeza Manchester United umutoza uriho no wagateganyo reka mankubaze Ferguson aje kuri Man U gihe ki 2012 haje nde haje mwene siwaje Moyes yagejeje kuri hashoboka sibyo bamusimbuza Vanigal yari umuswa avanya burandi mu gikombe cy'isi cya kabiri imikino ya kera ntabwo yazi ko twaye Jose Mourinho yari umuswa wapi yanatwaye nuze Europa habajemo ntuzuri ya ore wese yisuzamo none hajemo na mutozo wa Frajnik abatoza batandatu mu myaka ingahe imyaka itageze ku 10 none ikibazo ari umutoza none ikibazo ni ikihe Nibyo by'Amavubi na rero nyine ikibazo rero amakipe yacu ajya tujijisha ntabwo tutumye ngo yapfa kuri mutoza wa Ajax ni umuhanga nibyo ikibazo kiri muri Man U ntabwo ari umutoza ntabwo ari umutoza pe mu bandi batoza baganiriye na Manchester harimo Pochettino wa PSG hakabamo abatoza nka Lopetegui wa Sevilla hakaza umutoza nka Luis Enrique utoza hari ikipe y'Igihugu ya Espagne abo batoza rero hakiyongeraho uyu mutoza Erik ten Hag uyu nguyu akaba atoza Ajax Amsterdam ntekereza yuko Manchester United kugenda igorwa no gushaka umutoza wagiye ubona yuko amakipe nka Liverpool yagiye agorwa za Manchester City zigahindura abatoza kugeza ziguye ku batoza zikeneye ntekereza ko na Manchester United nari cyo gihe noneho ngo igere ku mutoza none ikeneye uko wabonye ko Manchester City yagerageje abatoza benshi kugeza igeze kuri Guardiola kugeza ubu ngubu yigejeje ku bigwi n'ibintu n'ubu ntago arayihamya neza n'ubu narayihamya kuko ntekereza icyo ishaka cyane ari Champions League itarabasha kugezaho Liverpool nyuma y'imyaka myinshi cyane yaje kugera kuri Jurgen Klopp urabona ko Liverpool imeze neza cyane ariko reka mangusa na Manchester United rero umva maze ikeneye kubona umutoza uhamye reka kunyobya reka kwitiranya ibintu Manchester imyaka imaze sibyo na Liverpool ntabwo zabaze ariko Liverpool attention uburyo bitandukanye na Liverpool mu Champions League yatsinze iyo Champions League yayiherukaga ryari no sakanya yayiherukaga ryari yanyuma yayiherukaga ryari 2005 noneho ariko none ntabwo rwaza umutima yayikwaza yaragizaga ku mwanya wa kangahe
yaritabira igasohoka uretse dutandukanye ibintu utazaba nka baba minisitiri wo mu Rwanda ngo kwitabira ngo mugende ngo muri Brazil ngo muzitware neza ngo ntimuzagire urugomo ngo ntimuzibe kwitabira witabira ibyo gukora iki zino kipe man ntago ari Amavubi aba ari ku rwego rwo kwitabira aba ari amakipe yo gutwara ibikombe. Manchester umutoza niyo yajyayo ni hese ya PSG se PSG bafite n'umutoza none reka imanukane Zidane n'ubundi ahubwo amakipe yatujije reka aya makuru yacu tuyasoreza hano tunashimira ababanye natwe ndagushimira cyane. Twababwira match zari uyu munsi bakayikwera ijisho. Match zihari uyu munsi hari Ghana ifite Nigeria Maroc ifite Kongo na Kongo bazicisha sakandi kuri Maritire mashaka gukomeye Maritire hari ako n'urubanza. Tunisia ifite Mali ya Mali yari duhemukiye Nigeria na Ghana byabahaye ibyo mwari mu kwiga. Ubwo match ikomeye ni Senegal na Misiri baba ari umuriro. Iyi ni finale kabisa. Kuri finale nezeye ko badakina nk'ibyo bakinye kuri finale bakubitwa byinshi. Reka rero gushimira cyane. Ekipi zakomeza nizari mu gikombe nizari muri Qatar kuko bashakisha Afrika yaje mu ikipe eshanu ariko buri ushize haya mizi Senegal bwo ari ushize na Misiri imije gusigara muri izo ngizo imwe igomba gusigara bagomba kwishaka mu gusigara. Senegal ni igende azajya gusigara yaje kuri ashoboka hamwe n'Abataliyani. Reka gushimire ababanye natwe nawe kandi ngushimire cyane. Akoze cyane. Kuri Mugisha Group Time amakuru nakagaruka kimwe n'ibindi biganiro byose bijyanye n'amafilime ndetse na comedy. Kuri Mugisha Group Time ntarungu ciao ciao.